Mwiriwe abandi mwaramutse bitewe naho muherereye ku migabane y'isi, abari muri Afrika ni mwiriwe, abari muri Amerika ni mwaramutse. Buri bantu babifata uko babyumva kubera isi ari nini bitewe naho umuntu agiye aherera. Yes, kuko mubibona ku matelefone, ku mateleviziyo yanyu, kuko bisanzwe hano ni Yomba TV 1 cyangwa se Tarama TV, uko wabyita niko wanabisangaho ku masikirine yawe. Uyu munsi rero tukaba twageze muri studio zacu, wenda wewe tubonye bwa mbere yaba ari amashusho adasanzwe kuri twebwe ubonye, kuko nubundi n'uyu munsi n'iki kiganiro ni gishasha, ntago cyari gisanzweho, iri shusho ni rishasha. Rero turabiyegereje mwebwe mwese abatukurikirana buri munsi, ngo mwegere n'Imana ibaheze umugisha, sikora bityo. Rero turi kumwe n'umutumirwa nanone, benshi bashobora kuba bamuzi ariko nanone hari n'abandi batamuzi, twagiraga ngo abashe kwivuga kugira ngo nabo babashe kumumenya. Rero mutumirwa wacu turakwiyegereje. Urakoze. Nitwa Merci Manzi Ibere. Igoro rizise Ibere. Ibere si cyane inzi Manzi. Nkaba ntuye hano Gisenyi, umugabo ndubatse. Yego. Suko Ufite abana bangahe? mfite abana batatu, abahungu babiri n'umukobwa umwe. Nkaba ndi umukristo, nsengera mu rusengero rwa Louange. Louange hano Gisenyi. Yes, murakoze cyane. Abantu badukurikirana yitwa Manzi. Ese wavuze rya rindi Ruganza rijya ry'igifaransa? Ibere. Rijya rindi Merci. Ayo nitwo nka Kamerisi ko nakazina utumfungira kuko nta cyangombwa wasanga kanditseho. Oya, ako gani ko abantu benshi bazi. Izina ngo nirigukujije ariko sindikunda. Serugo ni izina ryanjye njewe. Serugo ni izina ryanjye? Kibarugo nitwaga Serugo. Gute? Ni banyitaga, umuntu yagiye agira amazina menshi atari ku byangombwa yo kugushekerera. Kubera ko bambonagamo nyine umuntu. Serugo ni se w'urugo. Ni umuntu uzaba ni inkingi y'urugo. Yego. None nongere nkomeze mu bisobanuro. Oya, none se ko bari gukuye ubu nyine ntukira inkingi y'urugo. Ndacyari ryo ariko hari amazina amwe umuntu yabonaga atariyo. Kaya kuvuga ngo Kamerisi. Umusaza banza wumva. Reba umusaza w'imyaka 60 ngo kurura umusozi ni kwa Merci. Ni kwa Merci. Izina se rigira intuza, rigira ibiro. Ngo kwa Burahimu, ngo kwa Sekaganda, ngo kwa Mazimpaka. None ukuvuga ngo kwa John, kwa Alex. Hari aho zari kwa Alex. Kwa Fisto. Kwa Fisto. Mugizwa ahiri kwa Fisto. Kwa Fidel. Kwa Fidel. Harera. Omwe Harera. Kwa Harera Imana. Amazina magufi, okay, hari izina riba rifite amana mugani w'abaswahili. Ariko izina ryiza ni ubusobanuro. Izina ni ubusobanuro bwaryo. Ushobora kuba ufite izina ku mpamvu. Umuntu ashobora kubyara umwana bigoranye akavuga ngo Dieu merci. Njye ndeba ba Merci baba baje nyuma. Sinzi Merci unduta. Azandike muri commentaire niba hari Merci uba unduta. Merci uko utazandike muri commentaire. Merci nta Merci unduta. Ariko ba Merci bari nyuma. Tuvuze ngo dukore hari nk'aba Merci baba baririmbye inzi. Hari umwana wa Merci y'u Burundi, hari pianiste Merci, hari pianiste Merci, hari Merci wo muri Alarme ura mukobwa,
hari merci abo ngabo nabageze ku gatuti hari ba merci nzi benshi mu makartier hano hari Dedo yego Dedo uriya w'Ubugande buriya yitwa DM mboneho kumusuhuza DMers Dedo uriya waririmbye ibyiza kuri nge sibyo yaririmbye iyo yaririmbanye muri Nagisubizo yaririmbye ngo tumbira umusaraba hari ijambo yaririmbye ry'ubupanga rivuga ngo ufata icyaha niba hari icyaha cyakugize imbata ngo ugihindure umwanzi uramwana yavuze ubutumwa Dedo yakoze igitangaza kuvuga ngo uzi bwana munyamakuru ndushaka twinjire mu byo tuvuga impamvu umuntu wenda nturabwira abantu umurongo ngendegwaho ariko kubera turi muri introduction kandi abavuga ubutumwa bavuga kandi gashobora kuba nshoje niba hari icyaha cyakugize imbata ngo biragoye ko uwo kwihana icyo cyaha kitarakuvamo biragoye ko uvuga ngo iki cyaha ndakiretse uza wisanga wagisubiyemo yego ariko ikintu umuti wa mbere ugukiza icyaha cyakugize imbata ni ukukigira umwanzi Imana mu umugisha Dedo yakoze igitangaza iriya ndirimbo n'ingoma yayo nje narayihuza muri sente tuwoyibona kuko urumva yagize ritime ebyiri igira ritime ebyiri zose zombi nje nabuze ingoma yayo iriya ndirimbo yari ifite amavuta ntizoshira ntizora Mary waba nkuyituririmbiraho nanone sinyizi tuyizi habe nagato haracari ibyiringiro ko wahabwa imbaraga nsha n'imibereho myiza yo muri Kristo kandangiriza aho ngaho haza gukotora ku ndirimbo y'abandi kandi gawarabyira narabyira ariko niba hari icyaha cyakugize imbata ngo ukigira umwanzi kugira ngo ubone ukukireka umwuka wera yampishuriye ko buri muntu wese ahambiriwe n'akagozi umunyantege nke wese agira akagozi satani yamuhambirije gute akagozi ka satani ntubona na mikrofone ntubona ko icometse kure ushobora kuyikurura ukayigeza aho ushaka ni ukuvuga ngo satani yahambirije abari imbata y'ibyaha agira akagozi yahambirije umuntu kajya kaba karekare aka kafite uburebure bwo kuva aho uri naho satani abasha kugukontorora kakakugeza mu materaniro satani ntafite ikibazo cyo kuba wajya guterana afite ikibazo cyiki afite ikibazo arakureka yarangiza kubera ko azi ko wagiye uhambiriye akagukurura urabyumvise se murumvise cyangwa asubiremo ni wowe ndi kubwira baza wumve n'abarumva ariko nje kandi kuvuga ngo satani afite umugozi yahambirije umuntu iyo umuntu avuye gusenga akumva inyota y'irari ry'ibyisi akumva inyota y'ubusambanyi akumva inyota yo kunywa inzoga akumva inyota yo kuba atareka cya kintu kandi ugasanga warakiranutse muri byose ariko ugasigaza akantu kamwe Bibiliya iravuga ngo ngira nkore neza ibi bikantanga imbere ka kantu kagutanga imbere ntikari mu bushake bwawe ni wa mugozi satani ajya gukururira mu ishari satani akagukururira gusambana ukava mu materaniro uri umukristo mu bandi bakubona ariko uzi ko hari ububata bwakubase nukuri kose ndabizi neza ko abantu batwumva ushobora kuba rino jambo ari ryawe ushobora kuba ari ijambo rikuziye satani hari ikintu yakubase hari ingeso ugira yakubase buri gihe satani akurura ka kagozi wasohoka mu materaniro ugaca ku ruhande merci subiramo buri gihe ujya gusenga ubishaka ukanezerwa ukarira hari umuntu watubwiye rimwe aratubwira ngo abarozi ni umurozi wari mutanga ubuhamya yari yarakishijwe hari abarozi baba buri bwoko bugira abarozi batandukanye abarozi babo papa ni ukuvuga ngo abarozi bataraba ubwoko ngembamo bo bajya baruga barangiza babivamo bakajya gutanga ubuhamya iwe ushobora kuba atari umurozi uroga akaba ari umukiriya w'abarozi babandi rero bagiye bakora n'abapfumu aravuga ngo iyo umurozi akuroze
ashobora kuba waragiye mu burozi ariko ukabura imbaraga zo kubugukuramo. Noneho niwe uzasanga mu rusengero warize kakwa kondo zurira oya warize ariko iminezero ishobora kugaragaza result imwe, kunezerwa kuratandukanye, ariko impamvu ituma abantu bagaragaza umunezero ziba zitandukanye. Hari unezerwa akarizwa nuko yagiye mu byo yananiwe kwikuramo kubera umubabaro, ariko twebwe kubera ko ari kubikorera mu gisirimba tukabona yageze iyo twifuza kujya. Uko niko kuri, uri kumva? Ni ukuvuga ngo uriya hari imbaraga zimuhambiriye zidashobora gutuma ava mu byo yagiyemo. Papa nsinzi umwuka wera azatanga ikiganiro natwe tugategura ibindi. Uko niko kuri, reka dukomeze mu kiganiro twari turimo ako kari gaciyemo. Ariko niba ari umuntu uhambirije umugozi afite kuhindura kiriya cyaha, solution ni iri mu ndirimbo ya Dedo yitwa ngo tumbira umusaraba, ivuga ngo ufate cya cyaha ukigira umwanzi wawe. Ni ukuvuga ngo umwanzi wawe ntaho mwuhurira, numara kukigira umwanzi uzugihunga. Hari umuntu numvise muri iki cyumweru aravuga ngo icyaha ntidufite imbaraga zo guhangana n'icyaha twebwe abanyamubiri, ariko kubera ko twizeye Kristo abanyabuntu ndatibutse twizeye Kristo, noneho ngo tumare kwizera Kristo agenda tuneshereza kubera ko nta mbaraga dufite. Kristo yagiye iyo Imana tureba ikaturebera muri Kristo. Kristo ni indorerwamo Imana tureberamo. Imana irebye direct ikareba yomba, taho yo guhera, urubucafu tuwokiranuka yose nyagura, ariko igi tureba muri kava ya Kristo. Gukiranuka kwa Kristo akaba ariko itubara. Rero kubwawe ntiwo kwikura icyaha, kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza wawe nibyo byo guhindura. Ibyo guhinduka rero bireba umuntu wese watumwe, umuntu wese wavutse, abo umushumba. Umushumba ategerezwa muri ADPR n'andi masengero nakuriye muri ADPR n'izindi sengero bagira discipline yo kuvuga ngo umupasiteri ntiyoje kwihana. Sinzi ko biri biblique, ni discipline wenda yitorera. Umushumba ntiyoje kwihana, ariko kandi umushumba yokora icyaha yogikora mere none ahanwa ihana. Abashumba tububahira amavuta basizwe, ariko nabo bakora ibyaha. None ibyo bikitwa gute? Sije yari tuzanye hano gusa bazavuga ngo umwana w'ubwenge azayumvira mu rusaku. Dukubitaguye urusaku muri intro, ariko je hari akantu nkuyemo. Amen. Ubona niwe nazi ngahe umanika gati wicaye wajya kukamanura ugahaguruka. Ngira ngo mwumvise, nizere ko mwumvise neza. Yego, arakoze cyane kutwibwira ndetse no kudukubitira aka intro keza. Dufashijwe muri aka kanya n'indirimbo ya Dedo wo mu Bugande. Ese niyo gituye? Yatuye. Dedo turagusuhuje cyane kandi warakoze cyane ku butumwa. Uyu munsi rero twabazaniye topic, sinzi uko iri buze kubamerera, ariko ndizera ko nawe aho wicaye hari ukuza kubitekerezaho kuko nawe urabizi neza. Reka tubabwire topic twagize amatsiko yo kumenya umushumba mwiza nindi. Umushumba mwiza ameze ati? Aho iwanyu mugira abashumba benshi, mu itorero tugiye tugira abashumba benshi batandukanye, uko tubagira niko namwe mubagira iwanyu. Noneho uyu munsi twazanye umutumirwa hano kugira ngo adusobanurire byimbitse. Meri turi tayari? Ndabishoboye. Oya, ndakwizera twagutumiye tukwizeye. Ndabizi neza yuko umaze kuba umupapa mukuru, ufite abana 3. Ubu nyine ufite 3 gusa. Yego. Ariko guzabyare n'abandi uzakomeza, umwana aracari mutoya. Dushozwa n'Imana. Imana ni mutanga uko niko kuri. Yego. Rero
tugiye kuvuga umushumba mwiza. Umushumba mwiza ninde? Umushumba mwiza numeze gute? Umushumba mwiza ni umukristo? Merci, sinzi ahantu kera yaragiye gutibukira gutya ku mushumba ngo se bonti baza bakora ibyaha, ntitubizi. Ariko Merci araza n'ubundi kubitubwira, cyangwa se nawe turaza gusangira muri commentaire, uzatubwira ngo ni gute bimeze iyi wanyu, ni gute bimeze hano iwacu ku Gisenyi, ni gute bimeze. Mary, umushumba mwiza ni umushumba umeze gute, uhereye aho usengera cyangwa se n'ahandi hose? Kuko hari abashumba kameme berera abakristo imbuto byaruha bikagenda tukamenya natwe n'amakuru yabo. Mbere na mbere, yego, ducishijwe bugufi no kubaha abashumba. Yego. Dushingiye ku ijambo Dawidi na Sawuli, ubuzima bwabo mu gitabo cya Samweli, ni amateka maremare ntagiye kuvuga kandi ntagiye gusoma. Dawidi mu bintu urabizi ko Sawuli yari sebuko, ariko mu kumugenza ashaka kumwica, Dawidi yaravuze ngo sinzahangara uwasizwe amavuta n'Imana, watoranijwe. Yego. Malgré tout, nubwo uwo musanga ari inkozi y'ikibi, mureka afite urubanza rwe yamuhamagaye, ariko kandi nk'ikibazo warubajije hano mu isi. Urumvise se? Tubarije mu isi, mu kibazo cya hano dutuye, umushumba mwiza twaroroye, tugendere muri urwo rugero, ariko muri uwo murongo wo korora. Umushumba mwiza aza amenya intama ze, araziragira. Yego. Umushumba mwiza ajya amenya ivunitse kandi zijya zivunika. Umushumba mwiza ajya amenya izihuta akamenya n'izitonda. Aza amenya igihe zishonje, akazi ni ukuvuga ngo azikorera imitwaro. Yesu, uzi Yesu ukuntu yageze atanga ingero, akavuga ngo ngiye kubategurira ngo mu rugo rwa data ngo hari amazu menshi, ngo iyo atahaba mba mbibabwiye. Impamvu Yesu yakoreshaga zirangero nuko Isiraheli bari batuye nk'abanyamurenge. N'abanyarwanda cyangwa se nawe utwumva aho mutuye, mushobora kuba mutuye nk'uko muri Isiraheli bari batuye. Iso yaturanaga n'abana bawe, iso agaturana n'abana be, niko siko byagendaga. Ugasanga wenda mama yarashatswe akamara k'imyaka nk'itatu atarateka. Guteka nako kandi kigiye kuba ikibazo, nka cya kiganiro cy'ejo bundi. Guteka nukuva. Guteka ni gute? Guteka ibyo kurya. Turi kumwe. Guteka ku rugo. Waratetse? Natekeye mu kizungu. Uzi ko guteka, uzi ko dufite akazi. Dufite akazi gakomeye cyane. Guteka, umugabo umusore kera yarashakaga gushitsa no kugura bikindi. Gushitsa no gushaka. Yarashakaga yamara akaba abaye mwasi. Noneho umugore wakaba mu mbere. Iyo ni isomo. Iyo ni isomo rirerire. Iyo ni isomo reka ndeke. Bese guteka ni umujene kuva mwase na nyina akaja mu wiwe. Yego. Akava muri foyer, akaja muri foyer. Yego. Akava kwa mu maboko ya se na nyina. Yego. Noneho Yesu amaze kuvuga kuri no kuvuga ngo abanyisiraheli baraturanaga. Yego. Ise aho atuye. Niho abana bamukomokaho babaga batuye kuri ako karenge. Reba uko iwanyu mwari mutuye ni wacu. Sogokuru yari atuye hariya, data wacu mukuru atuye aha, ndibuka papa gakurikira, murumuna we agakurikira, nundi data wacu nawe agahatura, nundi agatura hirya. Yego. Babaga batuye hamwe. Niho impamvu Yesu yavuze ngo hazaba, ngo naba hariho bazaba. Kuko Yesu Imana ari data, igomba kubana natwe nk'abana biwe tugaturana. Icyo nshatse kuvuga rero, umushumba mwiza azamenya intama ze. Yego. Ndaza turagira ikiganiro cyiza, ni topic nziza. Twabanje gusaba imbabazi ko nta muntu dutunga urutoke. Yego.
ariko kumuhana reka nkubwire ijambo ribabaje ntindaho Imana ishatse kumpamagara ikangira umushumba ntubyakira ariko sino komisiona sinogurira ubushumba ntiwogurira ubushumba sinobwira famiye ngo nitekereze uko yongana tugakora ikanisa kugira ngo mbe umushumba kuko aho kugira ngo nishireho inshingano nta muhamagaro urimo ni inshingano z'ibyo ntazashobora kuko abo yahamagaye yarabakomeje tufite abashumba hano hari umushumba Imana imuha umugisha niba ngombwa nindakara ndamuvuga ni mwiza ni inshuti yanjye naramwandikiye musaba ubushuti muvuge ni Douglas Bishop Douglas uzarebe muri Wales yaravuze ngo komana niwe mushumba numvise ijambo abwiriza biba ngombwa ko nkenera kumumenya yego ari open mu buryo bushoboka yego niba hari umuntu Douglas atuye muri Ethiopia yego sindicarana nawe ngo tuganire usibye kuri telefone usibye ahandi ariko namukumbuje abantu benshi hari abantu bonagiye mbwiriza kansaba ngo ese niki cyo tuma ngiraho ngera mu nyigisho z'agakiza ndamubwira ngo ugende ukurikire Bishop Douglas umubyeyi mwiza kandi nawe ndamugukundishije hari umushumba wawe Pastor Sunzu yego Sunzu by'umwihariko n'umubyeyi wanjye nge n'inshuti yanjye ariko wogira umushumba umeze nk'uriya wo niki cyo kunanira umushumba azayicara mukamukandagira kakujya kwikirako ikibazo uze kungarura ningera ahantu nari nakubwiye ku kijyanye n'umuntu ushobora gutanga amafaranga ngo bamusengere yego twarangiza tukagira ibibazo mu muhana ngo abayumbe ko baragirana ikibazo n'abashumba si umuhamagaro we mumbabarire abayumbe bafite amakosa yabo sibo turi kuvugaho turi kuvuga ku mushumba niba mu itorero ryacu tufitanye ibibazo entre igisimba cyabaye kirekire umushumba akahaguruka akaciyama abayumbe bakicara wibuke ko umushumba yatanze amafaranga ngo bamusengere faites attention kwirahuriraho amakara ukayashira ku mutwe nugusaba inshingano zo kuyobora abantu ngo uzabageze mu ijuru utishoboye utohigeza ninde wishoboye ngo murumva kwirahuriraho amakara ubushumba ndibujya bunanirana hajya hananirana haza hananirwa umuhamagaro wishize mutari wawe hananirana umuhamagaro waguhamagaye kugira ngo ube umushumba none se umukoresha ninde unyisubize azaba se umufamili umukoresha ninde azaba se umufamili twumvikane nukuvuga ngo yomba reka nkubwire iyo wagiye gukora live streaming kuri tele uba ufite abanyabiraga cyane uba ufite abakozi bawe yego nukuvuga ngo twebwe turi abanyamubyizi turi abakozi b'Imana umukoresha wacu mukuru entrepreneur ni Imana yadutumye gukora yego nukuvuga ngo ushobora kuba uri gukora nyiri kaza atakuzi ataraguhamagaye udafite kuzabona salaire ataraguhamagaye niyo mpamvu uzambara inkweto y'itorero niyo mpamvu uzinjira mu muhamagaro bikakunanira niyo mpamvu uzabona umushumba mu itorero aho dusengera ari ikibazo bivuze ngo twitonde Mary dukeneye kuba ba pasteur ukeneye kuba umupasiteri turabikeneye oya njewe uzagenda nukuri kose reka nkubwire naje sino ba pasiteri ni byiza ntube pasiteri kubera ko bwacafuye kandi bunacafuye ab'Imana irabazi
abashumba b'Imana hari ahantu nigeze sinjya mbesha kandi sinobesha imbere y'Imana ndi mu rusengero ko ndabwiriza isi yose yego turi kuri kamera naraye ahantu rimwe sinagomba kurara muri iyo nzu nataramiyemo mu gace kamwe ntavuze kandi simvuga uwo mupasiteri yari afite ikizamini yiga teoloji abwira umugore we turi kumwe njye n'undi muvandimwe aramubwira ati ninjya kuryama unyibutse nsenge kuko ejo mfite ikizamini kweli unyibutse nsenge ejo mfite ikizamini tubona iki gihe turacyari mu gihe cy'imbabazi cy'ubuntu abantu barisanzura ariko umushumba wihamagaye ariko umushumba ahamagawe n'Imana muri rya torero. Manzi wari ukoze kuri Douglas keraga namukunze kera guko namukunze Douglas wari uvuze kuri Douglas wari uvuze no kuri Bishop Sunzu abantu b'i Rwanda niyo bakunze kumwita Bishop yaravuze ko atazongera ko nta titire akeneye tuzibuke yarabivuze twavuga n'abandi ariko nidushaka tubanze tugarukire kuri abo kugira ngo abantu batumva ko twibasiriye cyane kuvuga abapasitori rwose muratubabarira abashumba bacu turabubaha cyane ahubwo akantu keza nuko twagira n'ubundi ni fieri kugira ngo tugire icyo twahamya ciza twabonye ku mushumba ni byiza ko twanavuga imbuto nziza ziwe n'ubundi twamubonye nta kintu kibi tuvuga ku mushumba kuko n'ubundi ntabyo turavuga ibintu bibi biri hanze aha nta muntu tuvuga izina cyangwa tumutunga urutoki kandi turabazi benshi twotunze urutoki ariko kandi turi abacamanza Imana niho ibereye gusa mureke duhe isuku bino bintu tubamo cyane bino bintu tubamo cyane social media n'ubundi tubigire tureke ibintu cyane byo gutuka cyane gusa ko umushumba nyine nta n'uwatunga umushumba urutoki abapfuye niwe umukoresha se ariko kandi mwibuke ko umwenda abantu bambaye w'ubushumba hashobora kuba hari abihamagaye abo ngabo imbere y'Imana uri mu mwuka ukamutunga urutoki nta gihano bohura ni hari uwo atarahamagawe n'Imana cyane ese nibyo hashobora kuba ari umushumba yarihamagaye cyane rwose hari umushumba ndakunda kuvuga ikintu umbabarire nongere nguce mu ijambo hari itorero rimwe i Kigali si mentioninga kugira ngo ndakomeretsa umushumba yego yigeze ngo gutuma ngo ku bana bari muri interna ngo bazoze ku cyumweru yaracumbikiye iwiwe abantu nanjye sinari mpari gihe niba yarabatumyeho ariko nibyasohotse barabatuma ngo ku cyumweru ngo bazoze bazorwana ngo mu rusengero bazarwana urabizi kera hari ukuntu abapangayi bari benshi tutarakwirakwira dutatana abapangayi bari benshi ravuga ngo bazaze ku cyumweru ngo ku cyumweru ku rusengero bazarwana bisobanuraga nataza icyumiriza abarirangiye ko niko kure komeza yego naringize ngo nanone uvuge utuntu nka tubiri kuri Douglas tubiri gusa dushobora kumvisa kuko ikintu ciza na Douglas aracyahari abyumve abashumba batware kuvuga mu mazina no kugira ngo nanone abantu bamenye umuntu turi kuvuga uwo ari we ariko suku bubahuka uvuge nk'utuntu ka tubiri wabuziho Douglas wasangiza abantu usubira umbwira utundi tuntu nka tubiri wabuziho Pasiteri Sunzu cyangwa amagambo nk'abiri wabuzi yaba yaravuze kuko ngize ngo nyavuge navuga byinshi kubera ko wenda urakoze Douglas
ni ikigero cyiza cy'umushumba wicisha bugufi. wicisha bugufi. Yego, ako ni kamwe. Impamvu wicisha bugufi ni ubwenge bw'Imana. Ni ubwenge bw'Imana. Umvise? Yego. Naramukunze, sinzi icyatumye numvise ijambo akantu bakatinga gutya, numva nari mfite inyota y'inyigisho z'agakiza. Numva nkeneye guhabwa message. Numva nkeneye indi message kuyo narinzi. Habe na nubu nahagaritse kwandika indirimbo. Ndi gusaba Imana ngo impe inyigisho Yesu Kristo. Kuko papa yomba ibyo twigira byose, development y'inyigisho zose, discipline nziza kuyigisha, ariko message ni imwe, itorero rigomba kuvuga Kristo. Message ni imwe muri buri torero. Ni Yesu niwe message y'isi. Rero ibyo narabishatse ndabibura, nukuri kose narabibuze, mu matorero ntibabivuge. Nza kwisanga nsanga ahantu Douglas ari. Uri Retrouve. Ndavuga ngo nahangaha, numva ntangiye kubikunda, numva ntangiye numva no muri gare umuntu avuze Yesu Kristo, kumva mbaswe n'ikiniga cyo kunezerwa. Bishop arihangana, rimwe njya muha record nijoro akayinsubiza. Mujya muvugana kenshi nawe uwo muhamagara umuntu uri hambo, usibye ko agira akazi kagoye. N'abashumba benshi buriya hari abantu batazi, ngewe nzi Ben nk'umushumba, ariko si Ben ndamuzi wese, ariko hanini Pastor Ben muzi nk'umushumba. Pastor Ben Pastor Ben ni umushumba. Tibamumenye amavuta se. Uzajye kumva inyigisho ze za Ben. azi kugabura. Serugo. Ese yitwa Serugo. Hari ikintu yigeze ambwira ngo abantu bazagira ikibazo cy'agakiza cy'abanyabuntu iyo uhagurutse ukabwiriza inyigisho z'abanyabuntu, abantu bazaba bagira inkingimira. Ariko iyo uririmbye ngo nahoze mbaswe n'ibyaha, ngo nsinzwe n'urubanza rwose, ngo ndetse ku umunsi ku wundi, ngo nigaraguraga muri byo, abantu bazaba biririmba bakarira. Ariko ubihinduye ubikuye mu ndirimbo ukabivuga mu magambo ngo abaye umunyabuntu. Umunyabuntu se Kristo si bwo buntu, si uzatujyana mu ijuru. Mero uri umunyabuntu. Ndiwe uri umunyabuntu. Ndi umunyabuntu. Abangaba babigize idini ngo n'abanyabuntu. None kuvuza abo bavuga ko twageze mu ijuru, abavuga ko turi mu ijuru kandi turi mu isi. Je ndi kumwe nawe, ariko ntubona ijambo ry'Imana. Kristo yaravuze ngo nabambanywe, ijambo ni Paulo wabivuze ngo nabambanywe na Kristo, ngo ariko sinjuriho mu bwenge bwa kinyarwanda bwa kinyamurenge tiwabambwe, ariko mu buryo bw'umwuka igihe yari ari ku musaraba yari adufite twese. Ni inyigisho ndende. Bishop Sunzu, yego, akatugasimbe. Bishop Sunzu ni urugero rwiza rw'umushumba ucishwa bugufi, aca bugufi. Icyaka biri n'umunyamasengesho. Bena ajya budasi. Kubera ko ibi bintu bigoye, njya nkunda kubwira abantu ngo abaririmbye hari igihe tujya kuririmba tukabwira abantu bavuye mu madeni, bavuye mu masoko, bapagasa mu birere, biriwe mu birere, bariya abantu banambutse nta byangombwa, bariya abantu ako kantu se ngo bambutse nta byangombwa kari ngombwa uze kugakata. Hari abaza bagenda forode, urumva? Bariya abantu nigeze mbona abapasiteri ni benshi, twavuze babiri. Pasiteri Muyoboke naringeze Papa Jonathan ntashobora kwakira umuvuga butumwa w'igifaransa, yaje nta byangombwa akambuka kibuka. Seigneur Jésus, au nom de Jésus. Mwebwe mwamubonye yashaje, yarakishije. Nje muzi ari burugumestre akimwe inzoga. Uriya n'umubyeyi cishijwe bugufi nabwo
muvuga. ariko none umubyeyi wohamagara saa 11 mugasengana, wohamagara saa 8 mugasengana. icyo gihe yari umuyobozi yarasengaga, yari atarakizwa akiri umupagani kugeza bivuga. Urumva papa, ikintu nabonye niba ari ikintu cyiza kibaho ni ukugira umushumba ufite amahame, kandi si byiza ko umushumba anezeza abakristo, ahubwo ni byiza ko mudaheranwa ngo yageze ahantu mu rusengero ngo asanga hari umukristo uzi utanga amafaranga menshi mu itorero, ariko inama ya pastorale idashobora gufata umwanzuro atayigizemo uruhare, kandi akamakererwa kubera ko atanga menshi, yari bize yarakoraga uwo muntu. Ariko niba pastorale iteranye baragendera ku byemezo yafashe kubera ko yari umunyamafaranga. Uzi ukuntu yamubwiye? Kuko bije yabaga ihari yaragenda akayitanga yose, akabwira atanga yose ndayigaramiye. Mudaheranwa amaze kuhagera muri iryo torero ngo aramubwira ngo ndabizi ko utoroshe, ngo ariko nanjye sinoroshe. Bishatse kuvuga ngo umushumba agomba kuba afite amahame, intama zikamukurikira. Ntabwo umushumba agomba kuganzwa n'ibyo abashunze bashaka. Ntabwo icyo kintu cyumvikanye. Subiramo neza. Icyiza nuko turi kuri kamera, ukenera kucumva aragisubiza inyuma. Yego. Ntabwo umushumba agomba kujya aho abakristo bashaka. Yego. Ahubwo abakristo bagomba kuyoboka amahame y'umushumba. Meri, subiramo neza mu kinyarwanda cyiza cyumvikana. Ntabwo umushumba, yego, indangagaciro ze azirekeshwa n'intege nke z'abakristo cyane. Yego. Umushumba bashobora kumutuma ahantu akageraho agasanga baza basenga saa 11, agasanga amateraniro agomba gutangira saa 9 yo mu mibyizi, ariko yaragiye barayakurura kubera intege nke z'umubiri zo kwihugiraho, bayageza saa 11, kandi agomba kurangira saa 11 n'igice. Umushumba, izo ni intege nke z'abakristo, ariko baragutumya aho hantu we mushumba, aho gusubiza kuri ya saa 9 ukavuga ngo rubanda nyamwinshi imbaga nyoboye, kugira ngo ngwize igikundiro kuri bo, baravuze bakunze ko dutangira saa 11. Ahubwo umushumba nyawo yovuga ngo ihame ryanjye ni iringiri, batanu bakaza bakayoboka. Iyo ubikora bikunze ari umuhamagaro ubisengera, aho hari umuhamagaro ubihamagariwe ari ibyawe wabisigiwe. Babandi ba saa 11 bajya basigara. Ndaguha urugero, nigeze gusenga muri covid, ninjira amasengesho yo kuwa gatatu, ndavuga icyo nakoze, uze kumbwira kunyibutsa kuvuga ngo icyo nakoze. Natangiye nageze Gisenyi, nsanga habayeho ikintu cyo gucikamo kw'ikiyumbe kw'amatorero kw'ibiki. Ngumare nari mvuye Rusizi, ngira gahinda Gisenyi twanyagiriwemo tutagira itorero. Uziko Gisenyi ensemble de Dieu nta torero yagiraga, basegeranga mu ishuri. Methodiste twabaga muri veranda, imvura ikagwa, murabiza babaye Gisenyi imbere. Uno munsi Methodiste ufite urusengero gojamo abantu ibihumbi bingahe wenda. Yego. Ensemble ifite urusengero rwiza, yego, rwojamo abantu bangana gutya. Yego. Ngongere hano nsanga abantu ntibagisengana. Ntabwo abantu bagiye mu byaha, habaye impamvu yatumye abantu, niba ari ibyaha, niba abantu Imana yarashimye ko batatana, nsanga abantu basenganaga ntibagisuhuzanya. Ninjira amasengesho. Inshuti yanjye umuvandimwe Job, turafatanya. Job muri ministeri Gisubizo. Yego. Ngo tumare kugenda, ariko ngira ishaka ry'umubiri n'iry'umwuka. Turasenga tubwira Imana ngo Mana dufashe, ubumwe bwongere bugaruke mu itorero ryawe, udukuriyeho kino kintu cyo gutandukana. Ndasenga ndaruha, ngo mare singiye kubabwira resultats z'icyo nasengeraga, ngiye kubabwira icyo twaganiraga haruguru cy'umushumba nyakuri mwiza. Umushumba mwiza papa. Yego.
ngo tumare gusenga agatatu karavuma k'ijoro apana igihe cyiza. Hari indirimbo umbabarire kwivuga Paulo yaravuze ngo twirate Kristo. Hari indirimbo naririmbye incira urubanza nyihabwa sinayiririmbye ngo nyumve nawe uzayumve wowe ugiye kutwumva. Iravuga ngo maze kumenya uwo ndi we nahise ngukorera, noneho maze kugukorera haba ku manywa n'ijoro mu mvura ndetse no mu mwijima. Iyo ndirimbo ni iyi, niyo ngiyo uko gubivuze mu magambo wawe. maze kumenya uwo ndi we, maze kumenya uwo ndi we mwami Imana yanjye, nahisemo mitako ngukorera, haba ku manywa n'ijoro mu ntambara data, mu mvura ndetse no mu mwijima. Urumva umunsi umwe ndicara mu rugo dufitanye gahunda yo kujya gusenga muri ako gatatu, imvura iragwa, cya gitero kinzamo cya gitero kinzamo. Ndavuga ati si imvura niyo naririmbye, shobora kuba nari ubwenge bumwe bukambwira ngo ryama nyine iyo ndirimbo warayanditse, ariko undi mutima nama Mwuka Wera akambwira umbamo utubamo, yego, akambwira ngo irandirimbo iragucira urubanza. Narasohotse ndagenda ndanyagirwa utumare ijoro rya gatatu ritarimo sente. Ubwo mbwira urubyiruko rwa none, ijoro ritarimo sente, ritarimo, twabaga mu kukirago mu cyumba, atarimo igisirimba mu cyumba. Imana ushobora kujya gusengera ikintu, Imana igasubiza ikindi. Abantu uzi ko covid badufungiye tugiye muri guma mu rugo, sigaye nakira amapele y'abantu hano Gisenyi. Umugabo ntaza akamwira ngo se muratarama, ndibuka abagabo batatu. Ubwo aho ngaho twari tumaze kuzura icyumba cyaho twasengeraga muri Assemblée de Dieu, tutangira kujya gusengera muri salle nijoro, mu rusengero ndani. Kandi dusengera, Imana ni nziza wa, dusengera nta sente dufite. Hari igihe twazanaga sente tugakora igisirimba kuri piano gusa, kandi urabizi ko igizima. Ibyo bisobanura ngo iyo umushumba ari mwiza, indangagaciro hamwe n'Imana yamuhamagaye izimushobozi ikamukundisha abantu. Yego, uzi ko iyo ugiye mu cyumba uhitira muri salo, iyo ugiye mu nzu uhitira muri salo, iyo ugiye mu gakiza rero nako uhitira muri salo. Kuriya njyewe nzi wawe nahitiye muri salo. Umuntu uri muri salo yiwawe ntazi ibiri muri studio iwawe, ntazi ibiri muri chambre yawe. Kandi muri chambre yawe hari amabanga y'ibyiza n'ibibi, hovamo pistoli gahita imurasa cyane, wosohoka warakaye hovamo umwanzi. Bisiguye iki? Abantu barahamagawe barangije baguma muri salo, ntabwo binjira mu Mana, mu byumba byo mu bumana ngo bamenye amabanga y'Imana. Niyo mpamvu ushobora kuba umushumba uba muri salo gusa, ariko utagira hano iyerekwa yitorero ryawe, udashobora kugera muri chambre. Tama chambre kandi amabanga yose aba mu chambre. Nukuvuga ngo please dusenga cyane. Hari aho tugera Imana ikemera kuba inshuti yacu, hari aho tugera Imana ikatwirata, hari aho tugera tukabwira Imana ngo niba ibi ngibi ari byo ushaka sinzajana nawe. Ba Mose yavuze gute? Yaravuze ngo Imana yaramuhamagara amubwira ati nutemera ko tujyana singenda. Akora ibyo uzi kubwira nka ba data ngo singenda, agutumye nko munka bagukubise insobeko kera, insobeko bayigukubise. Merci, arakoze cyane. Umushumba mwiza yaragerageje kubisobanura cyane, ariko wari wambwiye ngo nze kukwibutsa ngo ico wakoze. Ico nakoze, ico wakoze nuko nico nari nkubwiye nahise ngikomerezaho kiriya cy'icumba. Uzi ko abantu baje kutunegose baratubwira ngo agatatu ndigahagije dufata gatanu, muza musenga kuwa gatatu, musenga no kuwa gatanu, kubera ko twari tumaze kubigira ibyacu. Yego, ibyo ngibyo nyuma yaho baje gufunga covid dusa nkaho dutatanye, tugaruka mu yindi mu kindi ciciro dusengana n'abandi. Nabwo tuba ngombwa ko abo separation
tugaruka mu kindi cyiciro turi kumwe n'indi groupe yitwaga abarinzi. Iyi yitwaga n'abarinzi abatabazi. Abatabazi twaravuze ngo turabatabazi, turi abahungu bagera kuri 7 n'abatari 8. Abagabo babiri n'abahungu 6. Haje bamwe baje gushaka Imana tugire neza, ariko twari dufite akazi ko kumenya ngo umuntu yaraduhamagaraga muri Kenya katubwira ngo hari ikintu kigiye kuba Gisenyi, ni mu ndangira abantu basenga, bakaduhamagara tukagenda nijoro tugatumwa ku muntu, umwuka wera akadusanga aho turi muri icyo cyumba, akadutuma ku muntu, tukagenda gukora ubutabazi. Twatabaye abantu benshi. Amen. Amen. Dusoze. Turasoza gute? Tuje kumusoza. Umushumba mwiza ntubona? Yego. Aba flexible ku maturo. Umushumba mwiza aba flexible ku maturo. Cyangwa se mu Kinyarwanda arabohoka ku buryo bw'imikoreshereze ya finance. Ntubona hari igihe amatorero agira intambara y'ibyinji y'imigisha bahuye nayo. Niba ushobora kuba hinjira ibingana gutya, byakagombye kuba umugisha kubigiye kubafasha, ariko bikadutera gutandukana, bikadutera gusenyuka, bikadutera amashari, ingingimira. Ese ubwinshi bw'amatorero ushobora kuva hano intambwe 200 ugahura n'itorero n'irindi, niko niwo musaruro w'ikivamo. Subiramo aho bakubita ingoma hose. Ko duturanye n'insengero nyinshi z'amadiresa atandukanye. Ikibyishe nyuma niki kandi itorero ari rimwe. Ni kibazo dushobora kubyibazaho, turi batoya, kandi igisubizo hari ubu gifite. Buri wese afite igisubizo. Umuntu ashobora kuva hano akajya gusengera igoma, iwabo hari itorero baturanye. Ni uburenganzira bw'umuntu. Imbere y'inzu hari itorero. Imbere y'inzu hari itorero. Kandi ukibuka ko umukoresha ari we Yesu Kristo yasize rimwe. Rimwizera. Turashize. Merci, arakoze cyane ku busobanuro usa nkaho bwimbitse ku mushumba mwiza. Wenda tuzagenda tubiganiraho cyane tuzabiheshwa n'ubundi na commentaire zanyu. Twakiganira neza. Iki kisawa. Bro, iki kisawa cyane. Ese ko twavuga umushumba mwiza twavuga umubi. Yes. Nanone tugira ngo tubashe kugana ku musozo, kugira ngo umutumirwa wacu aze gushiraho agatemeri neza, kugira ngo ubutaha nanone tuzakomerezeho ikiganiro c'ubugira kabiri, kuko tuzakomeza, ariko tuzakomeza dushingiye n'ubundi kuri commentaire zanyu mwebwe mudukurikirana. Hari ico muzaba mwategereye n'ubundi, kugira ngo tuzabashe kubona ico dukomerezaho n'ubundi. Tugana ku musozo bwana Iberi, iki kiganiro nitwababwiye cyane aho mushobora kugisanga kuri Yomba TV 1, mushobora kugisanga kuri Manzi Official. Manzi Merci Official. Rwose turabasaba kugira ngo muzadukurikirane, muzakore subscribe, nibyo biba bisabwa kuri channel za YouTube. Ushobora gukora subscribe bikadushimisha, ushobora gukora share, cyangwa se gusharinga abandi bantu ikiganiro nk'iki ngiki, kugira ngo wenda icagufashijemo nawe kibashe kugufasha, nawe kibashe kumufasha. Cyane bidufitiye umumaro twebwe dukoresha social media, kuko ibi bintu muri kubona tubikoresha amafaranga
microphone kugira ngo ivuge ni amafaranga, kamera kugira ngo igaragaze amashusho ni amafaranga, umuriro tuba turi gukoresha kugira ngo wake ni amafaranga. Nico tuza tubasabira cyane, benshi bakunda kubibahisha, twebwe ntitubibahisha. Muza mukora subscribe kugira ngo bikunde tubone ubushobozi bwo gukomeza. Kandi ikindi cyiza cyabyo, yego, bituma n'igihe wongeye kohereza ikiganiro, yego, ashobora guhita akibona byoroshe, atarafite gahunda, akabona notification kuri telefone yiwe ije, akabona ikintu twabashije gushiraho. Yego, twabasha gukomeza. Nanone n'umushumba mwiza, ariko muri commentaire muzabitubwire neza kugira ngo twumve ko n'ubundi twanabikoze neza, twumve niba Manzi n'ubundi yabisobanuye neza, kuko njewe ndacecetse. Hari ikintu ufite, yego, ntubona, uzubona abashumba beza ni abakoreshwa n'Imana. Umushumba mwiza ashobora gusharira, kakujya ku rusenda akagusharirira, ariko nyuma yako ukazamenya icyo yashariraga, ukamenya. Ntubona Pastor Muyoboke, yego, ntabwo ari umugabo ushobora kubwira ibyo ushaka cyangwa ngo yumve ibyo ashaka. Ni umugabo w'amahame, ibyo ashaka agomba, ariko shingiye kuri discipline y'Imana. Uzi ko icyaha ntabwo wakagombye kwishimira kugera aho uvuga ngo uririnda icyaha wakagombye kugihunga. ngo icyaha iyo wananiye kwihangana, oyaye, icyaha iyo wamaze kwemera ko giturana nawe, ukizera ko uzogira imbaraga zo kukinesha, uba watsinzwe. Icyaha bibaye ngombwa mu buzima busanzwe uragihunga, ngo ukirukanka n'amaguru. Ni ukuvuga ngo abashumba, niba tuvuga umushumba mwiza, ndabizi neza ko topic ari ndende, tuzagera no ku mushumba mubi. Abantu bananijwe ukamusanga umushumba, tuzagera ku mushumba mubi, ariko kwambara umupira w'umukristo, bari mu ihuduma, twajya muri break, muri pause, akagaruka yambaye umupira, bagiye hehe, bakuranye nabande, akambara agakoti. Abashumba bakwiye indangagaciro, amagambo umushumba aganiriza abakristo. Tugira abakristo b'abanyantege cyane, bagwisha abashumba satani, abashumba bazaza batwigisha na satani nk'umunyantege, ariko bamutubwire ko satani agira amashusho menshi ajyaza, ushobora kumwirukana akagenda ari umukara akagaruka ari umweru. Yego, rero iyo umushumba wo kwicara ukavugana n'umuntu amasaha abiri muri tari kuvuga Imana, utari kumuganiza iby'Imana, ari ubuzima busanzwe, dukwiriye kugira amaso areba kure. Kandi ikindi, umushumba agomba kumenya isi ukigenda. Apostle Gitwaza, Imana imumugisha, ejo bundi yaravuze ngo, nasomye akantu yavuze ngo gushima, ngo icyiza cyo gushima ngo bituma satani atongera. Iyo satani akugerageje ugashima mu rusengero ko yatsinzwe, satani ajya yimuka akajya ku bandi. Erega nawe n'umuntu, satani afite ubwenge bwo kubanda, se ndakomeza nje hari ahantu bashire hanze, uri yakarashima kankura ku bantu. Gushima rero ngo bikura satani ku bantu. Gushima ni ugushira satani hanze. Business ya satani uyitaye hanze. None se ngiye nakuvuga nabi, umvise umuntu yarakuvuze nabi, umugendera kure, ukagenda aho batarakumenya. Umvise? Yego. Yigeze avuga ikindi, aravuga wenda Gitwaza, aravuga ngo abamarayi amashimwe, kuramya ko ibyo tuzabigira mu baririmbyi, kuramya ko abantu kugira imbaraga kuruta uko abamarayika. Kuramya kwacu kugira imbaraga kuruta uko abamarayika. Twebwe dutuye hano ku Gisenyi. Twebwe dutuye hano. Abamarayika bazagira amatsiko yo kureba uwo mugeni wihanganye akaramya, bamusohoye mu nzu, yabuze amafaranga, yabuze minervare y'abana, buca bari bugurishe banki iri buteze ingwate yawe, ariko ukajya kuramya.
abakristo rero abamarayika ngo baza bagira amatsiko yo kumva uwo muntu kukuramya kukazamuka imbere y'Imana ubabaye ariko ukavuga ngo mutange ituro ukavuga ngo uri inkurumana mutange ituro nibatange ituro hano urumva papa ni ukuri kose umupasiteri mwiza aragaragara aramenyekana ikiri tumusaruraho imbuto kandi icyo tubona njyewe ngira uko nteye kuri ayo mba kubesha nibi bisingira urugomo tugira urugomo nzambona nkaho utarugo kandi mu by'Imana shobora sale yose narabivuze n'ubushize hari igihe umuntu ashobora kuvuga ikintu ari kubwiriza sale yose igaseka ngiye nkarira wowe karira kubera ko hari ibintu biba biri ngombwa mu rusengero kutekereza none se niba nka pasiteri Ndamayize ese umuntu ateshagujwe ni ngombwa ngo duseke niba nka pasiteri Ndamayize twibwira akantu ko gususurutsa abantu gusa katari biblike ni pasiteri ndamukunda cyane Ndamayize kuri iyo ari mu materaniro nzanama nshambara bino bisanzwe kubera kuko nyine hari ukuntu agira majesty tugaseka wewe ukarira uko nguko uburijijwe niki navuze mu kintu cyo guteshaguzwa kitari ngombwa umuntu aribwe agateshaguzwa akavuga ijambo ritari ngombwa risekeje bagaseka tugasekwa niki ariko ugiye ukabaza abantu ngo si nyigisho mu magambo menshi yavuze ayiganjemo nayo guteshaguzwa hari igihe rero biba ngombwa ko satani twiba no mu materaniro mu by'ukuri umushumba mwiza nubwo atorara mu masengesho buri munsi ariko akamenya ngo hari abaraye mu masengesho numvise ku rusengero rwanyu mu matangazo kwa Pastor Sunzu baza batangaza bazarara ku izamu urumva yaraduprogramye ni baza batangaza bazarara ku izamu na amashift ni nka kwa kundi kw'abasirikare icumweru icyo kandi tigihagije kuba umushumba mwiza ico nono naco ntikira hayitosha turareba nk'abantu nigeze kujya kubwiriza ahantu ndi kumwe na Semuhoza yitwa Madondi na President Mbamubera w'Icanga Semuhoza w'Urukara ko muri Gisubizo yitwa Madondi twigeze kujya kubwiriza ahantu tutagiye nk'abaririmbyi tugezemo dusanga hari umupasiteri wabwirije umwuka wera w'Imana aramumpishurira urusenge turabashitse umwuka wera w'Imana mpishurira uwo mupasiteri uri kubwiriza none uzawerekwa meri uzawerekwa sizo kubwiye mfite umwuka wera w'Imana kandi umwuka wera ngo azatubwira azahishura ibihishwe niko Daniel yaravuze ati mu ijuru hari Imana naringize ngo gikiyo ube nkundeba oya nkundeba niyo nyota naringize ngo gikiyo uzukura ibiheko Imana niyo kiyo kandi turayifite twese ubutaha ariko tuzavuga no ku biyo yose abagira ibiyo byiza wenda ikiyo ciza nta muntu utakigira gusa hari impano Imana yatanze ahubwo uzashaka uzabaze mu bintu bigora umushumba mubi no kumanaginga umushumba mwiza abayumbe bafite impano baza baca bugufi kubwiwe umushumba mwiza abayumbe bafite impano baza baca bugufi kubwiwe umushumba mubi abayumbe bafite impano itorero rase iba ari imyuka ibiri mere imyuka ibiri ni imyuka ibiri pasiteri mubi utari mwiza ntabwo yagira ntabwo yamacinga n'abanyamwuka n'abayumbe b'abanyamwuka baraba abanyabiyo ntibishoboka pasiteri wahamagawe n'Imana yogira intege nke ariko akamenya kubwo aguye yokongera akazuka ni umuntu agira amadeni nawe ku kabotike urumva mu isi aza kodesha inzu bakamwishyuza ukwezi kwarenze uwo mupasiteri mwiza bomutuka akabiciro ry'imigani mu muhanda inkweto yo hengama Imana ikemera ko inkweto ya pasiteri mwiza ihengama
kubw'ubutumwa cyangwa se kubw'ubukene, yego ariko ubugingo bwiwe n'umutima wiwe uri maso. uri maso. Uze nguhe devoir uzafate nk'icyumweru uzuka usenga, uzagenda uhishurirwa, ubuzima bwawe buzagenda buhinduka, ugende ubona. Erega guhinduka k'ubuzima ntago ari ibigaragarira umubiri w'umuntu, amaso y'umuntu, amaso y'abantu. guhinduka k'umuntu ni ugutunga ikintu muri wowe. Wa mukobwa yararirimbye aravuga ngo ngende umukristo, bari kujya kumwica, yagiye aririmba ibitero urya w'umushunemukasi. Igitero yaririmbaga bitewe na etape agezemo y'ikibazo, ariko yavuze ijambo aravuga ngo ngende umukristo. Icyo ni ikintu, iyo ni topic ndende, ngende umukristo. Icyo ni ikintu kijya kiguhumuriza, ni ikintu kiza kiganiriza. Ubukristo mudamujyana mukaganira, ubukristo buza bugusura iyo wapfushije. Icya kintu aho abantu bagiye muri wa mwijima kikavuga kikakubwira ati humura nshuti yanjye, humura. Niba ubukristo budashobora kukuganiriza mu muhanda, kenshi ngende nyine hari igihe nivugisha, nshobora kutivugisha ngo abantu babone ndi kuvuga, ariko mu bitekerezo kunda kugenda njyenyine, niho uza wumva watekereza indirimbo ikaza. Se ko ngiye kurondora ubushize bwa warabitubwiye ngo azabugugiraho cyangwa ukumva ngo akantu karaje uga recording, ariko ubushize sinzi ahantu twari twicaye muri studio, hanyuma mbona wa recordings turi gusakuza. Buryo wari muri recording? Ni ukuvuga ngo papa, ibi bintu ni ukuri n'iby'umwuka, ndanezerewe. kandi iyo dukora bino bintu tuba dukora icyo twahamagariwe. Kandi icyo nari ngiye kwibuka, nari ngiye kwibagirwa, ikigo itorero rya none n'abantu batavuga ibyabahinduye. Abantu barashaka ko duhindurwa n'ibitarabahindura, kandi icyagize impact kigera mu mutima wanjye nicyo gishobora kumvamo. Yesu yaravuze ngo icyo turya, indimu n'avoka ntabwo zica, nubwo wabihumanye ntabwo byica. Ikiva mu kanwa k'umuntu gisohoka mu mbaga y'abantu nicyo kigenda kibica. Icyo rero umuntu abaye imbata y'ikintu biroroshe. Bibiliya yaravuze ngo ibyo bagusomaho nibyo uri byo. Hari ibintu narababwiye ubushize, ndababwira ngo hari icyo twemerewe n'ibyo tutemerewe. Hari ibyo Imana yaguhaye umurongo wawe ngendegwaho utumwa ku isi, irakubwira ngo uzogende umunaziri. Pastor Sunzu yarayibwirisha i Bugande yiga theology, nari nagiye mu ivuga butumwa i Bugande, ndaryumva cyane. Aratubwira ngo Samuel avuka, Imana yaravuze ngo ntihagagire ahazarara, azabe mu nzu y'Imana. Ariko Samusoni Imana iravuga ngo ntihagire icyuma cyogosha kizakora ku musatsi wiwe. Nukuvuga ngo mwa bantu mwe, hari igihe wowe uri kumwe n'abandi Imana idashaka kumugumana nabo kandi itabanza cyane. Hari ibyo Imana yampaye, hari ibyo yaguhaye. Niyo mpamvu mbabazwa n'umuhamagaro Imana irashaka kuyikorera. Niyo mpamvu iyo turi kumwe events ziza nkaririmba, ijambo rikaza topic nkandika. Yego. Kandi mwebwe ntacyo bitwaye, nti muri gukora icyaha, nje bikambuza amahoro mu gikari. Sinza nkunda ko n'abantu babimenye. Hari n'igihe nja muri toilette, hari igihe fatwa nkaja muri toilette, hari igihe simzirase, ntacyo mwisi y'umubiri ntacyo bimaze. Ariko mu bugingo buzabuhembuka, ubugingo buzabuhembuka. Hari icyo Imana yagutumye wowe utari gukora, kandi nta wundi uzagikora. Ni wowe. Mfite topic ivuga ngo se umuntu apfa ari uko ashoje imirimo cyangwa apfa ari uko igihe cye kirangiye? Umuntu apfa ari uko ashoje imirimo cyangwa apfa ari uko igihe kirangiye? Subiza. Apfa ari uko igihe kirangiye. Kubera iki? Kubera kuko iminsi Imana yamugeneye ibirangiye. Urakoze, Imana igumugisha. Nubwo wowe bisobanura uko bisobanuye, umuntu hari abantu baza batubwira
uzi ko hari abantu batabumva ibintu mu rusengero ntibabitekerezeho ntibabishurirwe barangiza bakabivuga. Imana ishimwe ko hari abantu feedback tugenda tubona ko hari abatubwira ko banezezwa n'ibi biganiro cyane. Ni ukuri views zikarorera, ntabwo arizo turi gushaka cyane. Uno munsi tugeze aho dutatanye ubutumwa kugira ngo bukwire ku isi. Nuko wa wundi uri muri kampani ashobora kuva iyo yiri warusha akumva rino jambo rihura umutima. Kuko nyuma y'ibi ngibi hari raporo wa mushumba ugura ubupasiteri uvuga ngo ndatanga igishoboka cyose bansengera, azabazwa. Bishobora kuba ari mu bushake bw'Imana kugira ngo ube umushumba, bigaca mu nzira zigoranye. Ariko ko ndabwira umuntu ko turavuga umuntu mwiza wahamagawe n'Imana, ariko bishobora kuba n'undi utarahamagawe. Umvise papa? Yego. Ako kana abashumba abavuga butumwa baza bavuga ngo nindangiza imirimo yanjye ku isi data azampamagara. Hari n'ijambo rivuga ngo Dawidi ashoje imirimo mu gihe cye. Ariya magambo yose buriya ntugafata ijambo rimwe muri Bibiliya uzarisome wumve, utangire ku murongo wa mbere n'uwa nyuma, wumve context y'ijambo. Igihe twagihawe kikizokorerwamo ya mirimo, urabyumva se? Yohana yarangije imirimo ategereza igihe cyo gupfa, atangira gutuma kuri Yesu Kristo ngo se ni wowe cyangwa dutegereza undi? Kandi yaravuze ngo ntibinkwiye ko nokora ku mishumi y'inkweto zawe, ntibinkwiye ko kubatiza. Yesu aravuga ngo bikore kugira ngo ibyahanuwe ibyanditswe bisohore, gukiranuka gusohore. Ariko ngo amare kubera ko igihe cyiwe ari muri pansiyo, ngo amare atangira kuvuga ngo se atumi abigishwa be ari mu mugozi. Yesu aramubwira ati we wakoze mu gihe cyawe, tumugende mumubwire ngo impumyi zahumutse. Kurumva ibintu Yesu kuntu yavugaga. Umuntu arakubwiye ngo ndafunzwe, tutegeze ntuwohereje n'ingemu, atugende umubwire ko ibirema bihumuka. Yashaka kumubwira ko nawe ibyo ari gukora ari mu gihe cye. Nukuvuga ngo umuntu azapfa umunsi wageze, ariko ashobora gupfa mu kindi cyumweru imirimo yarayirangije mu windi mwaka. Akira ijambo ry'Imana. Mwakira ijambo ry'Imana. Umuntu apfa igihe cye cyageze, ariko ntago umuntu apfa kubera ko yasoje imirimo ye. Nkugarura mvuge nakandi. Hari igihe twagaze tuvuga ngo uno muntu ngo imirimo ari ngo ibintu ari gukora ngo ni nkahagiye gupfa. Ko ari gukora yiwe. Kandi nawe wabona ukuntu uri gukora neza, ati none haragiye. Ntabwo gupfa wogira, ahubwo isomo riri muri ibi bintu ni umuntu wahawe ibyo gukora mu gihe cye utari kubikora. Igihe cyo kirabara, igihe ko kirabara nikigera ku munota wa nyuma. Reka nkubwire, umuntu utarakoze igihe nikigera azapfa. Nimukore vuba. Urumva? Umuntu utarakoze mu gihe cye igihe yahawe nikigera azapfa. Adasoje. Reporting empty. Fungura foda hara kuri machine yawe ushire mu busure ko itabaho. Foda iri mu busa ijya izina. Izina rijya. Ariko iriya foda ni igihe. Ikiri ndani y'igihe ni imirimo tuzamurika imbere y'Imana. Niki cyo mara isi byakumarira iki gutunga iby'isi niko ijambo ry'Imana rivuga. Ariko ukazabura ubwami bwo mu ijuru. Mere bisanishe n'umuyobozi mwiza. Umuyobozi mwiza rero ari enkuri muri bibi. Sanisha igihe. Sanisha igihe, igihe cyo gupfa n'igihe cyo gukora neza. Igihe cyo gukora imirimo yawe neza nk'umushumba. Nk'umushumba mwiza. Ndavuga muri filozofi wenda ishobora kutumvikana, ariko iyo dutangiye kubaho, iyo tuvutse uwo munsi dutangira urugendo rwo gupfa. Iyo tuvutse uwo munsi tuba dutangira urugendo rwo gupfa. Gute? Kubera ko tuba tugomba gupfa ku by'isi. Tugomba gupfa ku by'isi.
kubwo kubaho kwa Kristo. Kristo ni uba muri twebwe. Yego. Iyo dupfuye dutangira urugendo rwo kubaho. Yego. Ni ukuvuga ngo umuntu wapfuye Mm. ku bwa Kristo Mm. aba ariho. Uwapfuye ku bwa Kristo aba ariho. Uriho adakora Kristo niwe ubupfuye. Yarapfuye. Rero icyo nishatse kuvuga, umushumba mwiza ni umushumba wapfuye Ni umushumba wapfuye ku bwa kuri Kristo. kamere, wapfuye ku isi. Ngo isi ntiyari ikwiriye ko bayibamo. Nagiye gusenga ahantu, nidushaka mbe muremure. Yego. Umugore umwe umunyarusizi atuye nk'uko yotura, yari atuye ahantu hirya yo mu Bugarama kuri Simerwa. Kuri Simerwa ku bantu bahazi. Ngiye ntuye Kamembe. W'umunyarwandakazi. Nta mpamvu nimwe ari kuzatuma amenyana n'uwo mugore usibye Yesu Kristo. Ntabwo kumvikana. Usibye Yesu Kristo niwe waduhuje. Uwo mugore aje mwiyereko. Imana iramubwira nka cyage Petero yatumwe ngo aje gusengana na Corneli. Uwo mugore atumwa kujya kumbwira ngo nje tuje gusengana. Ariko nari mfite Imana yari yarabimbwiye, mfite gushidikanya. Ngira intege nke. Kumva imbaraga zanjye zizava ahantu hita mu kibira cyitwa Murya. Ni Rusizi. Yego. Ndinangira. Yego. Imana intumaho uwo mugore. Umugore araza nsanga ahantu nakoreraga, ansohora muri office. Arambwira ati ndagushaka. Nakoraga mu bintu bya banki ntanga inguzanyo. Yego. Ndafata n'umuntu ntashobora kuba agiye kumpa ruswa. Ngira ngo ndikanga, ariko kubera ko nkurikije uko autorité yari afite personalité, umuntu wize w'umunyamasengesho. Arambwira ngo Imana yakuntumyeho. Umuntu wize w'umunyamasengesho abateye ubwoba. Arambwira ngo tugende ushaka umunsi tujye gusengera mu ishamba ryitwa Murya. Abantu babaye Rusizi bararize. Ndavuga ngo iki ni ikimenyetso cy'Imana. Ntegura umunsi wo kujyayo ndagenda ndasenga. Iyo nibutse Murya none nzasubizwa mu imbaraga. Nzasubizwa mu imbaraga. Urumva papa? Yego. Icyo nkubwira ni ukuri, umushumba mwiza ayobora intama zigakura. Umushumba mwiza ategura abazamusimbura. Umushumba mwiza ategura abazamusimbura. Niko kuri. Umushumba mwiza araryama intama zigakandagiraho. Cyane. Umushumba mwiza atungwa na ziriya ntama mu buzima bwa none. Yego. Ubuzima bwa none dutegerezwa kumenya ngo pasiteri arabaho gute. Kuko pasiteri tuzatumira umuntu mukuru. Kuko twohota cyangwa tugasesereza. Meri tuzatumire nde? Pasiteri mbanze nkubaze, pasiteri akwiye gukora akazi gasanzwe. Abarewe baracyabaho? Oya, umupasiteri ntagomba gukora kandi kazi. Abarewe baracyabaho? Oya. Murabitekereza ko mushobora gutunga pasiteri? Turabitekereza ko tugomba gutunga pasiteri. Aba pasiteri bacuruza bajya Dubai ni bibi? Ni bibi. Uwo si umupasiteri. Kubera iki? Kandi bazana ibyuma kamazana babafura kuzuza. Oya, yogenda twabimutumye. Ariko ngo aza bicuruza. Pasiteri azacuruza ibyuma. Azaza aja Dubai dusige. Oya. Icyo kintu ko ndakubaza. Ko ndakubaza ngo ese dufite amatorero usanga umushumbu uyoboye ari umwe. Ariko hakaba pasiteri 20. Yego. Cyangwa se 5. Yego. Uwa gatanu ashobora kuba ari umupasiteri ushinzwe finance y'urusengero. Ntacyo bitwaye ko yabifatanya n'ibindi. Yego. Ko turavuga responsable w'itorero. Yego. Ni utagomba guta intama ngo aje mu bucuruzi. Hari umupasiteri uhagurutse aravuga ngo twigereje abakiriya bose. Kubera ko nivyo yirirwamo. Yarateshagujwe. Aravuga ngo twigereje abakiriya. Abakristo baba bakiriya. Mwabakiriya mwe ariko Mana yanje. None icyo ngicyo umupasiteri ntagomba guteshaguzwa Meri. Icyo ngicyo umupasiteri ntagomba guteshaguzwa. Murakoze cyane. Tugana ku musozo, twarimo tuvuga umushumba mwiza, umuyobozi mwiza,
tuzakomeza tubibabwira, tuzagenda tubidevelopa. Uyu munsi nibwo twari dutangiye iyi topic cyangwa se iyi sije kugira ngo twumve n'ubundi namwe uko mubyumva, kuko ni mwebwe mamu analiza cyane mudukurikira kuri za kamera. Naho twebwe twaba dutereyemo gusa akantu kugira ngo twumve n'ubundi ibitekerezo byanyu aribyo dushingiraho, ibyiza aribyo dukomeza kuganira, ibindi nanone tubashe kubireka kuko n'ubundi ntabwo biba bidufitiye akamaro, kuko namwe ntaco biba bibamariye. Umutumirwa wacu yakoze cyane kutwitaba. Yego. Ubutaha tuzaza turi imipanga imijugujugu mu kirere. Gusa Imana izakomeza iduheze umwuka wo kuvuga ku bashumba beza, kuko n'ubundi n'ababi barahari. Nta nicyo bamaze, ntacyo batumariye. Ababi barahari kandi ntacyo batwigisha ababi, kandi turabazi, gusa ntitwabubahuka kubera kuko mwasizwe amavuta. Ariko mugende muhindure, bahindure, kandi umukoresha wabo ntabyishimiye. Muhindure, bose ntabyishimiye, bose ntiyishimiye ibyo bintu muba murimo. Ntago bose abyishimiye, Imana ntibyishimiye. Bose tuvuga ni Imana ntiyishimiye ibyo byiza mu ibyo ngibyo bibi mukora. Twahereye ku bakuru kubera ko itorero ribanza ku mutwe. Yego. Ni Kristo umutwe w'itorero. Ariko turi mu gitabo cy'Abakorinto ba kabiri ibice 5:17 n'uwa 18. Aravuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gisha. Yego. Ngo ibya kera byabishize, ngo byose biba bihindutse bisha. 18 niho nkunda nari ngiye kuvuga havuga ngo ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo. Ngo irangije kutwunga natwe ikora iki? Iduha akazi, iduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Aho Kristo atari, umushumba n'umwunzi. N'umukristo tuzabageraho, tuzabamanukaho. Umushumba n'umwunzi wunga Kristo n'abantu. Nukuvuga ngo twoja dufite iyo tuzanye abantu kuri Kristo, tuba tubakuye mu mwijima tubunze na Kristo. Yego. Musome icyo gipande Abakorinto ba kabiri ibice 12 ibice 5:17 na 18. Umurimo twahawe wo kuzana abantu kuri Yesu Kristo, wo kunga abantu n'Imana. Rero umushumba mwiza nako kazi azakora. Umushumba mwiza nako kazi azakora. Azayunga abantu n'Imana, kandi azasharira, azacyaha. Umushumba mwiza azacyaha. Kandi gucahwa n'umushumba mwiza birakunyura. Biryoha. Iyo ari mu muhamagaro. Wari wumva umuririmbyi cyangwa umushumba. Umushumba ndarahaguruka cyangwa se umuvuga butumwa. Tureke kuvuga umushumba. Kumuvuga butumwa ashobora kuba atari umushumba. Umuntu ndarahaguruka yatangira gusoma ijambo ry'Imana. Uko agenda konyine ukamutangira kwandika amandiko. Ka evangeliste guyereka. Evangeliste guyereka azahaguruka nkamangira amavuta. Hakaba n'undi uhaguruka mugasinzira. Hakaba undi uhaguruka ukamutangira kuja kuri WhatsApp. Dedo yarambwiye ngo ivyo byose biza bipfira ku ivomero. Aho abantu bavoma, umwe avoma ku mavi, undi avoma kuri WhatsApp. Pastor yatinze gusinzira kubera WhatsApp. Undi ari ku karago. Mwarangiza ngo resulta zizaba zimwe mu materaniro. Resulta za pastor waraye kwisima. Na pastor waraye kuri Dodoma. Izozo nanje notanga amanota. Tuza tuharara. Tuza tuhararaho. Kwisima. Turara kuri Dodoma, turara turara kuri Dodoma. Ikintu dukuramo gusa iyo tuvuga bino nukugira ngo dutungane, nukugira ngo dushire mu buryo wasuhuza abavandimwe baraho muri Kenya ba Unity of the Church. Ukabasuhuza kuko n'abantu bagiye Imana basabwa gusenga cyane, Imana ikazi bahishurira. Noneho ba Unity ni inshuti zanje cyane. Noneho ejo ninjoro naraye mbonye video yabo bari bagiye ahantu hitwa niba Irumbica niba hitwa gute, bari bagiye mwivuga butumwa.
bari bagiye mu ivugabutumwa naramubonye kabisa Mategera na Dani ese izina rya Dani ninde nyibutse gusa Mategera njewe nabahaweho Unity of the Church tuvugana nabo Rugenego ndetse abantu bashatse bo bakikijije cyabo jewe ukundiye ikijiji cya Unity of the Church kubera ko amatorero yose ari muri Unity kuko ibyo bavuga si ibyabo ariko iyo tumuhamagaye duhamagare pasiteri wa Unity ejo baranshimishije yemwe mwabusho bw'Imana mwihangane ibihe byose ejo baranshimishije cyane noneho mbura ukuntu mbagira bariko bagenda bavuga bari bafite Bibiliya baravuga ngo jambo sana muri kila Kiswahili chi Nairobi uko sawa niko sawa sisi tuko hapa tunatangaza injiri niba ariko bavuze mu Kiswahili bajya kuvuga ubutumwa ku musozi ahantu bari baragiye niba ari ingamiya reka nkubwire ikintu ugishaka nimero yabo impamvu Yesu yasubiye mu ijuru Yesu yasubiye mu ijuru kugira ngo yohereze Imana umwuka wera urumva papa yego Yesu yasubiye mu ijuru kugira ngo yohereze Imana umwuka urabizi ko hari Imana data Imana umwana Imana umwuka wera yego ngo amare Yesu gusubira mu ijuru Yesu yashoboraga kuba ari Nazareti ariko atari Betelehemu ariko umwuka wera twasigiwe azabasha kubana na Unity kuri tere aho bagiye kuvuga ubutumwa ari kumwe natwe mu hano wumvise akamaro k'umwuka azabasha kubera hose rimwe aho Yesu atabasha kubera hose rimwe ariko umwuka wera azabasha kubana na Unity kuri tere akabana na Sunzu mu ivugabutumwa uwo munsi i Nairobi ari kumwe na Rutayisire muri Gisubizo umwuka abera hose rimwe oya ejo baranshimishije cyane Imana nikugirira ubuntu uzabahitura niba wabakunze abangaba ni inshuti zanje cyane baranansuye hano ntago tubashije kubabona bari hambo cyane baritonda bari simple ariko ejo bakoze akantu keza erega biriya baba bari gukora ntabwo ari brag gusa nuko abantu nyine baba bumva ko bari gukora nka comedy cyangwa se baba bari gukora ari ubucuruzi baba bari gukora ariko biriya bintu ni umuhamagaro uriye ukomeye cyane bari bafite ibikapo ese yewe nkubaze ikibazo ibi bintu by'umuhamagaro by'umwuka uzubyumva papa sinkuziga kuzi kuri sente muri Rama muri Kona harya watangiye muri Rama natangiye muri Rama kuzi kuri sente ariko uzoza urenga sente narayihushutse uzoza urenga sente wandika amandiko hariya unezererwa Imana ube wahandi urabona nk'iyi video imwe iyi ni video yabo ahangaha dore ukuntu bari ko bagenda bari ahantu bita Samburu bagenda baroba reba hano uyu nguyu izi stand za kamera ikoreye dore iriya ni Bible afite bari bagiye mu ivugabutumwa noneho byari byacitse unaona kama umeokoka mzee kumpokea Yesu Kristo anatawala maisha yako. Tunashukuru kwa hii wakati yako. Ndugu yangu anaweza endelea ndio tuache uendelee na safari. Nashukuru sana mzee kupatana na wewe. Ndio. Mungu ndio ametuunganisha hapa. Hii ni mara yetu ya kwanza ya kufika hapa. Ndio. Lakini kwa nini tunapatana na wewe saa hii? Ni Mungu tu. Hiyo ni Mungu. Hiyo ni Mungu kabisa. Ndio maana tuko huku kuenda tukiambia watu Yesu. Kama umeokoka itakuwa sawa, kama haujaokoka tunakuombea. Alafu tunaendelea. Ndio.
Nimeokoka baba. Asante. Napenda Yesu. Amen. Eh, Unashiriki kanisa gani? na kwa Catholic. Na sasa bado tunaendelea kunikotoka hiyo kanisa. Kwa kanisa. Asante. Ni vizuri. Tunataka tuombe kidogo ndio uendelee na sisi tuendelee. Baba Yesu, tunakushukuru. Tunasema ni asante kwa kupatana na huyu mzee hapa. Wewe ndiye umepanga hii, hatukuwa tunajua tutapatana na ye hapa saa hii. Lakini mpango wako umefanya tupatane hapa. Tunakushukuru kwa ndugu, endelee kumbariki na familia yake na kazi yake. Sana sana aendelee kukujua kama mtu, kama kiongozi. Urabumvise? Ndabumvise papa. Abangaba ni ba Unity of the Church. Imana ibamugisha. Noneho nukuvuga ngo nje narabayobotse ku rwego ruhambaye kuko kino kintu bakoze. Je nshobora kutagishobora. Baragiye mu giturage. Urabona hano hantu ni mu giturage. Baragiye mu giturage na Bible na kamera. Haraho babisobanuye baravuga ngo iyi kamera unaona hapa. Ngo niyo gufata amashusho ngo kugira ngo batangarize n'abandi bantu ubutumwa bagiyemo. Aho bagiye mu butumwa. Unity of the Church ewane turi ikijiji cyanyu gituye hano ku Gisenyi. Yego. Turi ibijiji byinshi bituye hano ku Gisenyi. Mukomeze ivuga butumwa courage cyane. Yewe nubona bari mu muhamagaro kandi nukuri ibintu by'Imana nta munyabwenge ubibamo. Umunyabwenge n'umwe ni Yesu Kristo. Yego. Niwe uzuyobora. Yego. Kuba ibyo bakora babikunze. Imana izabibahembera kandi baha imbaraga cyane. Gusa bishobora kutabohokera n'umunsi. Ariko ni byiza. Ni byiza cyane. Ni byiza vyera. Imana ibahamugisha. Barahamagawe ko barakora mu gihe. Barahamagawe ko barakora mu gihe cyabo. Kandi ntabwo ari abashumba bamenyweho amavutaga ajya. Uyu ni umuhamagaro neza ni umuhamagaro wabo. Yego. Cyagiye bamenye gukoresha. Murakoze cyane ababashije kudukurikirana umwanya wose tumaze twaba twabarambiye muratubabarira ibibafasha nibyo muza gutegera cyane. Icyo dushaka cyane nuko mwakora subscribe. Turi abanyabwenge mu byo twavuze, ntituri n'intyoza, ahubwo twagize ngo dusangire ijambo cyane dushingiye ku byo twatekereje. Yego. Nukenera gukompleta, nuduha recommandation y'ibyo tuzavuga, tuzabivuga. Nuduha icyifuzo cyo gusengera, tuzagisengera kuko turi mu bushake bw'Imana kandi Imana niyo yaduhamagaye ni nayo dukoresha. Yego. Ahasigaye ni amahoro y'Imana naho ubutaha dutegereje commentaire zanyu kugira ngo arizo tuzashingiraho gukomereza ahangaha twari tugeze. Naho ubutaha ijambo rimwe nanone usezera abantu wagira icyo babwira. Ijambo gusa nuko turi abakozi bafite umukoresha ari we Yesu Kristo kandi tukazatanga raporo y'ibyo twakoze. Ibyo urimo hari topic umugabo mwegeze kuvuga aravuga ngo se aho uri kurahakora iki? Aho uri kurahakora iki? Niho Yesu agushaka. Basubiriremo. Aho uri kurahakora iki? Niho Yesu agushaka. Aho ndi ikibazo kanjewe ngira amagambo menshi. Oye yavuge. Nukuvuga ngo navuze cyagihe nuko nari nazamutse. Ndavuga nti ikigoye nuko turi mu kubwiriza ubutumwa tugashaka ko abantu bahinduka tutarahindutse. Keraga wari warize Mary kandi kuriya waruge gutuma ndira. Iyurira. Nzagakuramo kandi ariho wavuze amagambo akomeye. Iyurira. Kuriya kera nari narize. Iyurira. Oye waruge tukazaza undiza. Niko nahawe. Turi kuganira. Niko nahawe. Umugore nti yabinyangiye ngo avuge ngo sinemera kunshaka. Kubera kuzurira. Kunza ndira. Kandi ndacyafite gahunda yo kurira. Ubu ngubu ndimo kumva ninje mu muhamagaro neza. Wo kurira? Wo kuvuga ubutumwa. Muzamwihanganira Merci azarira mu kiganiro, azarira hayaririmba. Nuko niko yahawe n'Imana. Ahasigaye naho utaha turasuhuza abashumba bose. Turasuhuza abashumba. Kandi turabakunda. Turasuhuza Pasiteri wacu wa Cornerstone Igoma. Nange ndasuhuza Pasiteri wanje Jonas na Bishop wanje Kiraga.
ndasuhuza Bishop Pastor Kiraga. Pastor Kiraga Kiraga wo muri muri Blessing muri Tucson USA muri ese rya kanisa nzamba kurikirana cyane Blessing Blessing. ndasuhuza Ejo bundi bari bafite igiterane Bishop Masengo, Bishop Douglas, Pastor Ben, ndamusuhuza mu izina rya Yesu. Pastor Ben Chance. Wewe pastor. Reka ntukore kuri Chance. Hari umunsi nzokubwira uzoze witeguye. Wowe ndabizi yuko uzi Ben na Chance. Ben we uko muzi ntiwomenye kubimbaza. Oya reka nkubwire gusa nje ukuntu mbazi kuri social media bari kuririmba. Ariko uriya mudamu wiwe hari igihe kimwe twigeze kuja i Kigali muri Foursquare tuvuye Goma ngo arangize arahimbaza arasimba naho ngaho namuhawe nukuvuga ngo image yanje hari igihe nigeze gutekereza ngo nzoje i Kigali nzoba hari igihe baje kuririmba mu bukwe i Goma ngo marenja kubaha gahunda y'igihe nzaza kubasura iwabo inje kubabwira gusa ngo ndabakunda ngira isoni urabivuze Chance n'umwana mwiza Chance n'umugore utagira ikintu ku mutima kibi Chance n'umugore uko ndabahimba babangwa rera Chance mu materaniro Ben yigeze avuga n'ibiganiro yabivuzemo haravuga ati ira confidence Ben agira Chance niwe wamutinyuye ariko kandi nabo yaramubereye imbogamizi y'umuhamagaro uti gute Chance ntiyumvaga ko bogira ira ministeri yabo bagira house of worship yego Chance ntiyabyumvaga kubera ko ba Chance papa we na mama we nibo bavyeyi ba Alarme yego kuba abavyeyi batagihari bakumva ko ari nko kujya handi indi ministeri tureke Alarme ariko babikoze byombi Alarme no munsi ihagaze neza na Ben na Chance bahagaze neza mu muhamagaro wo kujya mu ijuru. Turabashimiye rwose yego dusuhuje Bishop Douglas ndamukundishije uzampa ubuhamya bw'ubutaha nagukunze ngiye gufungura nkurebe ngutegere numva ibyo Merci yambwiye ko ari byo ariko deja namaze kumukunda. Ndasuhuza abapolisi nagiye ahantu kuvuga ubutumwa tuganira nabo muri office yabo bamaze kugira ngo bumve icyo twavugaga barambaza ngo ese ninde muntu wompa inzira yo kugira ngo munyoboke muha link ya Douglas. Umupolisi n'inshuti yanjye turavugana umunsi ku wundi simvuze izina ryiwe n'abantu benshi bakurikira afite ubuhamya bukomeye yamize Yesu Kristo. Turamusuhuje Bishop turagusuhuje cyane rwose Merci abashije kutubwira wowe uwo uriwe natwe tugiye kuzagutegera kugira ngo tuzagire ico tugabana kuri wowe. Murakoze bantu badukurikiranye Imana ibaheze umugisha kandi tuzahwema kugira ico tubabwira cyangwa se kugira ico tubashimira kuko